ikindi cyamamare tugiye kugarukaho bacyita James Brian Dean. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 1955 bati muri California Columbia habaye impanuka idasanzwe nayo yigeze ibaho mu buzima bwa Hollywood cyangwa se Hollywood yigeze igira. Bati James Dean ni umukinnyi w'icyamamare w'amafilime yapfuye afite imyaka 24, nabyo biri mu mpfu z'abasitari z'ibyamamare zaba rutwitsi zagize zateye ihungabana mu bantu. Bati hagati neza ya California ku muhanda wa 46, ni umuhanda uzwi nka US Route 466. Bati ni umuhanda wajya guberamo amarushanwa menshi cyane yo gusiganwa wo gutwara mu modoka. Rero ajyayo n'ubundi arimo yerekeza ku rindi rushanwa ryari rigiye kuba, imodoka yabo yaje gukora impanuka. Ubu tuganirira anatubwira ko mu bakinnyi bose babayeho bakina filime nta muntu uzigera ugira talent ya James Dean cyangwa se umusore mwiza mu bantu bakinnye filime babayeho, nta wundi musore uzaba umeze nka we. Bati 1950 uyu James Dean yanditswe na Time magazine ko ari we musore ukina sinema ukurura abakobwa kurusha abandi bose ku isi. Bati muri filime yakinnye yitwa Rebel Without a Cause, muzayirebe iyo filime muzamumenya uyu musore. Bati bavuga ko uyu musore yari ari kumwe n'inshuti ye muri Porsche 550 Spider muri California Highway yerekeza ahantu hari agiye kubera amarushanwa y'imodoka. Bati ariko ntabwo iyo mpanuka yayirenze, tala ye yari imeze neza, umusore wari umeze neza ariko watwikaga muri icyo gihe yaje kurangira aho ngaho ku myaka 24 ataharenze. Bati bari mu nzira Ford cyangwa se ikimodoka cya Ford cyabaturutse imbere, bagerageje kuyikatira babura inzira, imodoka ibarenza umuhanda, imodoka iraturika. Bati uyu musore James Dean umwuka we wa nyuma yahumekeye mu maboko y'inshuti ye ntabwo yigeze aharenga, yahise yitaba Imana. Bakomeza batubwira ngo umushoferi wari utwaye iriya Ford witwaga Donald, we nta nubwo yigeze akomereka cyane, n'udukomere tudasanzwe. Hanyuma mu minsi mikeya we yarakize akomeza ubuzima bwe busanzwe. Bati mu bintu byatumye urupfu rw'uno mugabo James Dean rurya hit cyangwa se abantu benshi babyibazaho, ni amafoto ya nyuma bamufotoye ajya kujya mu modoka, ajya kujya aho mu irushanwa. Bati nayo ari mu mafoto yagurishijwe nyuma y'uko n'umusore yitabye Imana, amamiliyoni n'amamiliyoni, n'ubu ngubu akiri mu mafoto ahenze ku isi. Ikindi kintu gitangaje, ino modoka ya Porsche yagendagamo, abantu benshi bavuga ko ari iy'umwaka, bavugaga ko ari imodoka nyine utagendamo ngo ugire umugisha, bitewe n'uko ngo yari yarakoreshejwe muri filime yitwaga Blessings in Disguises. Uwo bita Alex Guinness yavuze ko ngo mbere y'uko ajya mu modoka yari yamuburiye ngo ariko arabyanga, biza kurangira yitabye Imana. Binavuga ko biri mu bintu byatumye iyo modoka ihitana, kubera ko abantu benshi ngo bemeraga ko iyo modoka nta keza kayo. Umugoroba wo ku itariki enye umugore wa nyuma tugiye kugarukaho bita Marilyn Monroe, umugore wabayeho mu myaka y'1960, wari umusitari, wari umuhitinzi muri filime anaririmba. Bati ku itariki enye z'ukwa munani 1962 uyu Monroe
yagiye gusura umusayiko analyst wiwe witwaga Dr. Ralph Grinson. Bati avuye kureba umusaykologist wiwe Maryland, yaratashye ajya mu cyumba cye nk'ibisanzwe, yagezemo saa 2 z'umugoroba. Bati mu cyumba cye hari huzuye ibinini, ibikombe byinshi by'ibinini. Hanyuma rero hari telefone ngo yari iri muri salo yajyaga avugiraho n'abantu, yaje kuyiterura. Icyo gihe nta telefone izi ngizi zigendanwa zabagaho, yarayiteruye ajya mu cyumba. Bavuga ko iryo joro yahamagaye abantu benshi, harimo n'uwo bitaga Peter Rofo wari urimo umuhuza n'uwo bita Kennedy. Bati Lawford acyumva iyo telefone yaratunguwe cyane, kuko yumvaga uyu Monroe ari kumuganiriza nk'aho ari kumusezera, yumvaga ari amagambo ya nyuma ari kumubwira. Bati akibyumva Lawford ntabwo yigeze amusura, ahubwo yarebye umu agent wa Monroe niwe yahamagaye. Bati bigeze ku isaha y'isa 3:30, umu housekeeper cyangwa umukozi wa Maryland witwaga Eunice niwe witabye iyo telefone. Bati Eunice akimara kwitaba iyo telefone yarongeye yisubirirayo, yumva ko nyine nyirabuja ameze neza, ntiyabyitaho. Bikanavuga ko nanone ko Monroe icyo gihe iri muri iryo joro yahamagaye abantu benshi cyane, ariko ntabwo bigeze bamenyekana kubera ko akimara gupfa itumanaho, sosiyete yari ishinzwe itumanaho yaje gusiba ibiganiro byose yagize. Niyo mpamvu bitamenyekanye neza abantu yahamagaye n'ibyo baganiriye. Bati ku itariki 5 urumva hari hashize umunsi umwe, 1962, Sergeant Jack Clemens bati yakiriye telefone ivuye kuri Dr. Hyman Engberg, niwe wamumenyesheje ko Marilyn Monroe yitabye Imana, yishwe n'imiti myinshi yari yanyweye iramurenga arapfa. Bati uwo musagenti rero akimara kumva ayo makuru yagiye ahantu Monroe yari atuye, ahasanga Eunice, ahasanga n'abandi bantu batatu. Bati bakinjira basanze Monroe yambaye ubusa, yapfuye yambaye ubusa, ubona nyine yaryamye nabi, amaguru yacuramye ko kundi uryama amaguru ari aho ahajya umutwe. Batari ko yapfuye akaboko ke gafashe kuri telefone yari arimo akoresha ari guhamagara. Bati hirya